azabishoboza mu gihe kigoye mu gihe kitagoye Bwana Yesu asifiwe nuko isi yawe yaba yavuye nuko yaba yahagaze nuko akazi kaba kahagaze ariko si yawe nuko waba ufite wishyuriza ujya gutanga nuko amagambo y'abantu yaba yabaye menshi nuko isi yose yaba yakuzengurutse buri ijambo bagana aririmba bavuga nuko nabateze kugupfa ngezagira ibyishimo kuko ndi umukristo nzahora ndiwe Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe hari abantu banyumvishije hasigaye amahirwe y'umuntu wizeye nawe ugiye kuvuga n'abantu bizeye ko Imana yavuganye nawe ari Imana itabihishe ntabwo ibeshye ni Imana kera nigeze kuba ngira agapira kamwe k'umutuku n'agakoboyi kamwe nibyo nahoranaga ku manywa nijoro gusenga kurepeta ndashaka kubwira ngo isi nubwo yaba yavuyeho hari amahirwe y'ubuze umunsi nawe ndi kuririmba ukaba ari ibyo baririmba nkunza kubavuga hari abantu ndirimba imbere ngo ntibabona ko ukora mu mwenda umwe ubona yereko bake Yesu ashimwe cyane ariko kumbi ntabwo ko babibonaga kuko Imana yabaga yakubyandikiye haleluya ntibabone ko mfite umwenda umwe ikamwikiye bababira bageze mu mutuku byari gukora umutuku byari gusubiza byari gukora umutuku umunsi umwe twarageza kugira soko bapanga umutuku barawubura bavuze ngo tuzi twese ko umutuku imipira y'ishuku twaje kumubwira akadutiza byibura tukava mu isuku ngiye kubona ngo baraje ati ndi kwibanga umuntu w'Imana amen atari ko tubasho haraye atureba dushaka imipira y'imituku twayose kandi twabonye imipira myinshi wadutiza ndavuga kumbi b'abantu bo ntabwo bajya babona ko tujya umupira umwe ahubwo Imana yaramishe babona ko mfite imipira myinshi kandi nanjye sindi ubihe ngo mbabwire amacumi umupira umwe oya niba Imana yamishe kandi ihamyayo ndabwira mwarakeye abandi bayijyaye kuki utambwiye kimwe Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane mwaratinze ntabwo mwambeganya turasengana aho mumbwire ku munsi wa nubwo ari ubigenze yewe hari abantu ariko ararengera ariko mwihangane uri kuko muri Imana ihagarara sinari mavuye imvura iracaba muri ya ngoma izuba tugiye guhamagara Yesu azategeka ibyo bihe haleluya twasomye amagambo y'Imana twabanje gusoma inkuru y'umuntu reka ntangira n'umukobwa uyu mukobwa yari umuntu se yego akaza amataya y'umutunguza amatora Yesu ashimwe cyane akaza akaganira n'Imana Imana ngo kuri mwana wanjye birahiye nzamukura hasi mushyire hejuru mwana wanjye w'umuntu nubwo wapfutse nawe ukamera nawe ariko ni Imana ivuganye nawe nzakugenda mushyire mu rugo rwawe agatanga isezerano agatanga ngo Imana ndagushimye ko wanyumvishije ndagushimye ko ntekerezaho ibyiza
akagenda ashima Imana kuko nawe ushima Imana. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngobotse Imana isoza isezerano yamubwiye, imuhereza umugabo uko yamubwiye, imwubakira urugo bwavuganye nawe, yubaka urugo rwiza, agira umugabo mwiza umutunga, utabura iminsi mikeya abayobozi bamunazanye kuzamaka yumva yasaye bakora gushima Imana kutubaye umwana. Haleluya. Byose byarimi Imana yavuganye nawe, abo rero bashobora gukora byagiye bisohora, abantu kugenda bitunga kuko bakora imirimo y'Imana. Mwari ku munsi umwe Satani aramuterera aramwitegereza bati burya arimo aranezerwa ko afite umugabo mwiza umutunga, afite umuntu ukimwitaje akaza kwita kuti shehe usa ati na dodo uri dodo ekanzisha. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Murano Satani arakazwa nuko yinjiye mu isezerano rye. Murano arakazwa nuko Imana yavuze bisohoye ku buzima bwe, arakazwa n'umunezero uyu mudamu abana nawe, areba agaciro umugabo mukunda, areba uburyo amwitaho, areba uburyo atanga akaboko, areba uburyo arabireba atoya ntabwo nabyemeye ngo ruke aramwica yica umugabo, asigara we ararira. Iwabo umuhungu bakajya baza ati twari twarabivuze murazi gusa rego bari n'amashinga asubona n'umugire umugabo washatse, umuntu akuvanye iwanyu, umuntu akugiriye neza, umuntu akwitayeho, wowe umuhebye kumwica, ahinduka igiciro ariko asigara umwana kugira ngo amen. Asigara n'iki? Asigara umwana yajyane umwana. Haleluya. Amwana akamwibagiza agahinda kase yareba umwana fata nta kibazo ariko bisi n'ubwo asigara ariko nta kibazo muri ikintu cyane w'ikipatsi ariko Mana uri mwiza winyibagiza solo kuri kw'Imana. Mana urasa na solo y'imfura kuri kw'Imana w'itangaza. Satani ati ibyo nakoze n'ibyakunyuze nta nubwo wababaye nagutuze kuba natwaye umugabo nta kintu bivuze uracyashima Imana gute ifite umwana. Reka ze nawe kujyana ngo nawe arazagira gute aramutwara umudamu ngo kuvuga biramunanira abikiranye warica bakajya ririra mu cyumba. Noneho nabivuga ku kimana bene wabo bahora babwira ngo iki ese ko nigeze no barangije gusa niba umukozi yaramwumvishe arirukanka kiwapanya abandi ntabwo muzi amakuru nawe amwana yarangije si umugabo gusa n'umwana bagiye baje kwiruka baramubwira ngo none ntabwo dushimira umwana gusa nawe warasifiwe. Ntabwo dushimira umwana wenyine bacukureke byaba ari agasuzuma aso umwana wacu namujyanye n'umunsi ukuntu twashaka turebera mu rugo wacu nawe urabizi bacukure zingahe ebyiri n'umudamu ararira gusa kuvuga biramunanira. Reka kubwira Pawulo yigeze kwandika ijambo aravuga ngo njyewe ngeragezwa ntabwo nageragejwe n'abayuda bonyine n'abakristo twari kumwe nabo baragerageje. Ntabwo tugeragezwa n'abapagani, ntabwo tugeragezwa n'abantu bo hanze, n'abo tugendana, n'abo tubana, n'abo dusengana nabo, n'abo turarana nabo, n'abo twicarana nabo, nabo baratugerageza. Kandi uyu mumama yarafashwe kugira ngo bakunda kugira ngo barabana ariko bakimara kumvira uburyo bamushinga atari twabivuze twavuze ko umurozi kuva ku itangiro hari umuntu twize ariko hamwe irasha kugaragaza Yesu ashimwe cyane ngo bamushyiremo hagati bamushyira hagati baturagiye gushyira turagiye gushingwa ajye hagati akaza no kumushinga
hato tutaza kuza kumubura umushiremo hagati ngo amusharije nawe ukikije Bwana Yesu asifiwe ariko umudamu ntamuntu yahamagaye ko nawe kumutabara ngo agendane ariko Mana wavuganye nanjye ariko Mana nta ijambo wavuganye nanjye utazabasura wavuze ko no mu isi yose yabamuke uzahagaruka ukabana nanjye wavuze ko uzagenda imbere ariko ndashaka ababibutsi ntacyo yavuganye nawe wavuze ko uzabana nanjye wavuze ko nubwo najyana mu makamba ni ukuvuga ngo nzagereza ikirenge cyanjye ariko none ko ibintu byakomeye bari ibintu byacikiye bari n'urukundo zabaye duru bari zigiye kubura Yesu we urihe ngo Yesu yari arimo atembera haleluya Yesu yari arimo yigendera ngo yumva kurira cy'umuda yumva amarira y'umuntu w'amagara yumva umuntu ufite agahinda yumva umuntu ufite intimba bakavuga umuntu ari ku muntu abandi gahunda zose nari mfite nazisubize kuri mu mwaka gahunda zose nari mfite nazihagaritse nagiye abigishwa baravuga rero nubwo uvuga ngo uragiye wibuke ibintu byabereye y'amambere nuramuka ugiye akwicaranye atoya aramarira numvishije hari umuntu wumvishanye hari umuntu wumvishanye hari umubyeyi niba numvarira hari agahinda niba numva kenda kwica umuntu ntabwo nareka kugenda kambereka gasa Yesu yakoze Yesu ni umunyamahanga azi ibyo byose byatangiriye azira ahantu bizarangirira reka mubwire ikintu gikomeye ngo Yesu areba ahita amenya ahantu abantu bari amenya gahunda bapanze amenya ko bapanze ko baza kumurangiza bakabahangana n'umwana mwareba bamanuka bagira bamanuka Yesu naso bagira bamanuka dore kuntu bambere ngo amenya ko bagira bamanuka Bwana asifiwe areba ahantu baturutse Yesu ashimwe cyane ngo arabyitegereza ayo muvuto akumara bari barimo bariruka nshuti yanjye bari bari kwiruka tugende tumushyingure vuba tuze tujye mu ntoki tugende tumwice vuba iratse tuyizungure tumwice vuba uriya muko mutazaba tumwice vuba akazakabona tumwice vuba akazabya mwarabiye muzi tukabafite ngo nabiyeje abatunga ku ruhande bababanziriza imbere aturuka imbere yabo waruzi igitangaza Yesu akoze agiye guhera aho bari Yesu agiye guhera agiye kubatanga imbere aho bari guhumukira ngo batanga imbere ngo abareba bamanuka biruka abareba bikanda abareba basaze abatina ntabwo nabareba n'abagabo rero gwimwe ngomba gupfa rero gwimwe byegwa ni hahandi yasha ubyegwa ntabwo gucika none nacika iry'uyu munsi umenye gasenga Imana ngo Yesu aramusaba haleluya ntabwo nimuhangana haleluya nimujye muto nimuhangane ati habayeho ati nije Yesu mwana cyangwa hagati abati mwigo ntabwo kuvugana nawe ndashaka kureba urira erega n'uri kuri bintu benshi Yesu azi kuri murabiri azamana hagase utari gukuranira nubwo ari benshi ariko arabisi wabacamo hagati waragenda barabana mbere y'uko tugana n'abantu mbere y'uko tugana n'ibyaturwanyije mbere y'uko tugana n'ibibazo bisimuhiga mwirura